impyiko zawe zose zaraboze, zimaze kubora, babona ugenda ariko ibyawe byararangiye. Wari uriho utegereje urupfu, uza hano wavuze ngo Mana ndagiye, njye hariya ariho hanyuma njya kuko ndabona ubuzima bwanjye bwaranze. Yego niko bimeze. Kuva uyu munsi vuga ngo leo Imana ikijije ubuzima bwawe. Imana ikijije ubuzima bwanjye. Kuwa gatanu uzaza hano uje gushima Imana. Amina. Kuwa gatanu uzaza hano uje kuvugiriza Imana impondo. Niko bimeze. Kubera ko Imana irambwiye ngo sete kite mani gose. Namwe murebe umugabo umeze gutya. Oh my God. Jesus. Reba uwo muntu umubwire ngo umubiri ni amazi ameneka ntayogo, jya wubaha Imana yonyine. Yego. Kuva uyu mwanya Imana iragukijije. Amina. Ndabyakiriye. Abantu benshi bazatungurwa no kuboko kw'Imana. Mutware wa barihe? Ntago mbizi. Uri kunyura mu buzima bukugoye kandi ubu buzima burashaririye. Imana irambwiye ngo ntacyo kurya ufite mu rugo rwawe. Yego. Icya kabiri, n'ahantu wabaga bamaze kugusohora bakwirukanye. Yego. Kubera kubura amafaranga yo kwishura. Waraye hehe? Mu butayu. Waraye mu butayu kubera kubura amafaranga yo kwishura. Yego. Tunga kamera hano. Umuntu wese unteze amatwi ari kuri kamera, ndabitegetse nk'umuhanuzi w'Imana, kuwa gatanu hari umuntu Imana izakoresha akakwishurira amezi 5. Kandi nonaha inzu ubamo ni yangahe? Yabaga mu nzu y'ibihumbi 20 ijya kwiyicarira. Ufite 2 n'igihumbi nzanire hano. Mujye musenga ariko musenge amasengesho afite imirimo. Hari undi mudamu nawe birukanye mu nzu ari hehe? Nawe bakwirukanye mu nzu. Nawe nta nicyo kurya ufite mu rugo. Umugabo wasize aryamye. Ndaryamye nanjye maze kuba nabyara umwana barandose. Mbakandoga amahembe. Ubwo nibyo nakoraga byose birahomba birahagarara, amezi 3 ashize ndi mu buzima. Reka mbabwire, amasengesho atagira imirimo n'ubusa. Vuga ngo kuva uyu munsi umwuka w'ubukene ndabanze. Baraga z'ubukene zose zikuveho. Ango umwuka w'ubukene ku buzima bwawe. Umwuka wo kudatunga amafaranga ndawirukanye. Umwuka wo guhora usabiriza ndawirukanye. Mu izina rya Yesu, uwo mwuka ndawirukanye. Imana niguha amafaranga. Kadukomera Imana amashyi. Hallelujah. Komera Imana amashyi. Babadamu babiri baze hano, aya mafaranga nyabahereza. Mbega ntitwakomera amashyi Imana. Ko murarya mwakomeye Imana amashyi, Imana igiye kubagaburira. Hallelujah. Bashaka mwakire muyabare mwebwe. Mwicare ahangaha muyabare. Muyabare yose nimurangiza mumbwira umubare wayo. Nyabagabanye nyabahe. Siko bimeze yemwe? Yego. Ababyishimiye duhe Imana amashyi menshi. Abantu Yesu yibutse tumukomera amashyi. Imana ijya yibuka. Imana ijya yibuka. Imana ijya yibuka. Ahari kurira kwa rarira umuntu. Bwaca mu gitondo umuntu zikagira guterapa. Abemera ko tuzatabagwa tuyongerera amashyi Imana yacu. Tujya dusenga ariko tugira imirimo. Nta mpamvu yo kugira ngo duturishe amafaranga hano abantu bagende baburara. Uyu muntu yaraye hanze
kubera ko nyir'inzu yamusohoye. Ikibazo kigorana nuzaba uri gusengana n'umuntu ukumva ikibazo afite wagikemura, ujye ugikemura utiriwe umushavuza ngo asenge. Cyo mubwira uti imbaraga ndazifite, reka ngutabare ngufashe. Imana izagutabara. Kandi mwese muri hano ngiye kubasengera Imana mubwire ubutunzi n'amafaranga. Udafite akazi Imana igiye kumuha akazi. Ugafite bari kumugwanya Imana irakuzamura mu ntera. Kuko ntabwo mwagaburira abashonji ngo Imana ntizabibuke. Muhereze ikiganza umubwire ngo uko ugaburiye abashonji n'icyo Imana igiye kukwibuka. Mbega twakongereye Yesu amashyi. Zambaraga zose zandwanyaga basiri bati Golgota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nawe fata aho ngaho imigambi imbaraga zawe sigizawo ibidashoboka. Kadukomere Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. 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 Nanjye ndabaha ibiro 20 by'ibirayi, mwe 10 n'undi 10. Hallelujah. Kadukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Nanjye Imana yangiriye neza ndi imfubyi. Uyu mubyeyi azembe muhaye hanegisi icyumba na saro amezi 2 bindi. Komera Yesu amashyi abonye tuyo kubamo. Komera Yesu. Sawa. Ariko ayo mashyi mwayakomera Yesu niba ari amashyi ye. Umva gatoya. Amuhaye icyumba na saro abamo amezi angahe? Ayo mashyi n'ay'Imana. Yego. Iyi mirimo yabera izajya yibuka imbere y'Imana. Oriya talakasakataya. Nawe Imana iraza kukwitaho. Amen. Amen. Hari ubwo mwari muzi ko murarya? Mugende muje kurya mubeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Zamula haleluya. Haleluya. Uwo mudamu nazo hano. Wena hano wowe. Uyu mudamu nubwo ababesha ngo yaraye mu butayu, ntabwo yaraye mu butayu. Yaraye ahantu mu kibanza yicaye. Waraye he? Ikibanza cya Kagame. Yaraye mu kibanza cyo kwa Kagame hakurya. Arara yicaye hanze n'umwana. Bene data, batekereza abantu badukurikiranye, ari abantu bo hanze badukurikiranye kandi bazabakoreraho umugisha ukomeye. Yego. Sibyo bene data? Kandi namwe mujye mwibuka gushyigikira abantu b'Imana. Imana nikugirira neza ujye wibuka ko wanyuze muri ubu buzima, Imana izagutabara. Imana nigutabara uzibuke bene so. Haleluya. Amen. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Nukuri Imana ni umukozi w'umuhanga. Nigeze kuza hano mbabaye cyane, ubu ngiye nsengera muri no torero. Mafite n'inshingano nyinshi makora. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru. Uyu mukozi w'Imana yigeze kuva ku bw'umwana wanjye wari ufunzwe amezi 9 afungiwe ubusa, yarazize kubaka baramufunga, baranamusenyera. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko umwana wanjye yarafunguwe. Ndabishimira Imana ibyo uri mu gihugu cyo mu ijuru. Nageze aho ngaho nazajya muhura n'abantu basengera hano, burya hano tugira amatsiko ngo ase wa mwana yarafunguwe. Niba bajya ngo bamenye ko hari ibyo umukozi Imana yavuze bitari byo, ntabwo yari yafungurwa akanegereje Imana kandi yaki Imana yamuvuzeho. Yafunguwe ngiye kumva nigeze kubwira umukozi w'Imana mubuza amahoro, ndamubwira nise ko umwana yatari yafungurwa, mwandikira kuri WhatsApp gitondo. Niyansubiza nyimara kumwandikira bukeye bwawo ngiye kumva wari wumva umuntu ufungurwa bakakwiyamagara ngo ngune ufate umwana wawe.
ni ukuri byari igitangaza. Nagiye mbaza n'abandi banyururu bari bari kumwe, ndabona mwebwe magaye batashwe, ndavuga ngo ni ya Mana nabonye imfunguriye umwana. Amen. Ni ukuri mumere Imana icyubahiro. Uyu mukozi w'Imana ufite amavuta y'Imana, Imana iguha amavuta, umva n'ibindi byose nakubwiye usengere, n'ibindi byiza biri imbere iwanyu. Ariko ndakubwira ngo ufite amavuta y'Imana pe, Imana iguha umugisha. Mumere Imana amashyi ya sipesiyali. Kayo mashyi tuyakomera Imana yabaye. Kabiri gatatu. Ibyo yakoze izakora nishimwe iteye ubwoba. Ushima urasa ku ntego. Undi ninde? Yesu ashimwe. Amen. Ndashima Imana ko nabonye akazi. Amen. Amen. Umushumba yarabimbwiye ngo ugiye kubona akazi. Narakabonye muri iki cyumweru. Imana ibahe umugisha. Kamukomera Imana amashyi menshi. Haleluya. Ndi umwe mu Imana yagiriye ubuntu, maze mpiga umuhigo mvuga ngo Imana ntingirira ubuntu ikankiza nzayishima. Noneho najyaga mpora ngira ibintu binsikamira bimbuza gushima, none mbere ya byose nshimye Imana ko impaye imbaraga kugira ngo mbashe gushima. Uyigura imihigo. Imana yangiriye ubuntu, nihuse mu ncamake nahuye n'abagome b'isi. Twari tugisengera ku gataje hirya iriya kera, mpura n'abarozi barandoga ntabizi, ngira ngo ni uburwayi busanzwe. Mbanza gufatwa amaguru, nkajya njya kwivuza bisanzwe, bigenda bikura, njya kwa muganga bampa ibinini, byanga gukira, ngeraho bantera inshinge, amatako n'ikibuno birabora, biranga gukira, birazamuka kugeza ubwo bigeze mu rukenyerero, bizamuka birwana bijya mu mutima, umugongo ntakibasha kunyeganyega, nituma aho ndyamye byose mbikorera aho ndyamye, ntakibasha kweguka. Ariko haza umuntu umwe wasengeraga hano w'inshuti, arambwira ati ngwino nkwerekana uzajya gusengera, nzi ko byanze bikunze uzahavukiza. Ndavuga nese birashoboka, kuko nari naramaze kwiheba cyane, numva ko ngiye gupfa, kuko kwa muganga byari byarananiranye. Nuko antegera moto, arambwira ati uzaze nzagutegera moto igukura ku muryango iwawe ikugezeyo, nzi neza yuko uzakira. Nkumva ni ibintu bidashoboka. Uwo muntu koko yanegeye moto anzana gusenga, ngera ahangaha ntago nabashaga guhagarara, mfataga mu maboko. Umukozi w'Imana ayobowe n'Imana yo kabyara yo gaheka aransengera bifashijwemo n'Imana, ntago nabashaga guhagarara. Ariko navuye aho ngaho nigenza, ndinda ngera mu rugo ntawe mfashe mu maboko, ntanateze. Icyubahiro ni icy'Imana. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Ni ukuri rero Imana yacu ni nziza. Ibyananiye abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibyananiwe no kwa muganga, yewe nageze no mu bapfumu, igihe nananirwaga no kwa muganga nari nzibagiwe mu bapfumu hose, ariko ntanga amafaranga. Ariko Imana inkiza nta n'igiceri cy'atanu nsanze. Nihuse kubera ko amasaha ari kugenda, ndongera no gushima Imana. Mu bihe byashize nari mfite ikibazo cy'ubukene buteye ubwoba bwa telefone, noneho mfite akantu k'agatelefone k'akabiriti katabona kataka, bampamagara simbona umpamagaye. Sinzi umuntu twahuye hano aranserereza, ndagafata nkashyira imbere ya provete, nambwira nti nsengera igeragezo cya telefone. Aransengera ati Imana iguhe telefone. Ndashima Imana ko yampaye telefone. Haleluya, haleluya. Komera Imana amashyi menshi. Turasa ku ntego. Hari umushima Imana. Haleluya. Nanjye ndashima Imana ku bw'abaprotokole bagenzi banjye. Mugenzi wanjye yari afite ikibazo cya telefone, mugira inama yo kuyishyira dadi wacu nyine ngo amusengere, arasubiza. Sigaye dadi none byarasengeye byose biraboneka. Amen. Ikindi kintu nshimira Imana,
ndashimira imana ku bwa protokole ndi ku ishuri ndangije naravuze ngo imana nimfasha nkabona aho nkorera protokole kuko narayikundaga ndashimira imana nyine ku bwa protokole n'abo dukorana wumve ko mbashimiye. Amen. Hereza no microphone. Mwiriwe, anyita Ngendamana Ernest, naturutse Kinyinya. Mu by'ukuri njyewe ndi umuntu uvuga ushima Imana ariko uvuga ko ari nk'ubutumwa. Njyewe ndi umuntu unywa inzoga cyane, abantu cyakora itabi ryo ntabwo narinyweye cyane, ariko inzoga mu by'ukuri nanjye ubwanjye sinzi ikigero ngezeho. Umudamu wanjye arasenga, ariko nabara ko nari naramunaniye cyangwa isaha yari itaragera. Uyu munsi mu gitondo nibwo nabyutse, nari mfite gahunda yo kujya ku kazi, ariko nabyutse ndamukangura, nabwo ati sheri waramutse. Yambwiye ngo mwaramutse neza. Mu by'ukuri namubaje ati ese uyu munsi ko mbona imvura yaguye ntajya mu kazi, ni hehe hafi ukunda gusengera uyu munsi tujyane? Yambwiye ngo ese uri shuwa? Nabwo ati ntago nkubeshya njyewe ndi shuwa, nta kazi ndi bujyamo n'ubundi hakeye, ariko tugende tujye gusenga. Mu by'ukuri mu gushima Imana yanteje izo mbaraga, namwe nk'abavandimwe ndagira ngo munsengere munansabire izi mbaraga nabonye uyu munsi kubera Imana yo mu ijuru zikomeze, tuzongere duterane. Madamu wawe ari he? Madamu wawe ari he? Madamu wanjye ashobora kuba yicaye muri madamu we naze hano. Ega ntaruhutse umutwaro kubona umugabo we Yesu amufatiye mu rusengero. Yambere umugabo wawe Yesu amukuye ku nzoga, muyambiresha ntazongere muyambe mubishobora umuhene kabisa nta kibazo. Kuva uyu munsi nuzongera kunywa inzoga uzajya uziruka, Imana iguteje iseseme burundu, nuzongera kunywa inzoga ukunde. Amen. Imana igukuye mu kigare utarafungwa, kuva uje mu nzu y'Imana. Mbega Yesu afatira ahantu, Yesu ajya afata abantu. Tumukomere amashyi Yesu agufashe. Amen. Baba, urumva uruhutse? Urumva wishimye kuba umugabo wafashe icyemezo cyo kureka akayoga cyane? Tungerera Imana icyubahiro. Ushima wundi atambuke yihuta mu izina rya Yesu. Mujye kwicara papa, uzajya uza gusenga kandi ntabwo uzongera ukundi. Nawe shima Imana. Haleluya. Amen. Nitwa Rushakaboge Emmanuel. Ndashima Imana ko yabashije kumpa itike nkagera hano. Nahageze ntinze kubera impamvu z'akazi. Ikindi nshima Imana, banyirukanye ku kazi, Imana itimpa kandi kazi, iryo ni ishimwe rikomeye. Ndashima Imana ikintu gikomeye cyane none pfukamye. Imana yamvaniyeho urupfu rw'akagambane kandi mushima Imana mu mashyi ya special. Nakoze nibyiza akora. Amen. Jya kwicara Yesu agutabare mu izina rya Yesu. Amen. Harwo dukingiranyije. Haleluya. Amen. Nani ndashima Imana nigeze kuza hano nimwe mbabwira ko nabuze umutware wanjye. Zamurijwe tuko. Nigeze kuza hano mbabwira ko nabuze umutware wanjye, yabo nabuze irengero ryiwe. Umukozi w'Imana arambwira ngo nintuze kwa kanazaza. Noneho kongere yambwiye ati wowe wikirirwa ya magereza zaza. Nje numvishe nanirwa nyine ndavuga ati kuko polisi yari yambwiye ati wo kwa kabiri uzagaruke kugisabizo cya nyuma. Nanze kumwumvira nyine gusa Imana imbabarire, ndatega ndagenda. Nimara kugenda Igikondo nanikisha amazina yiwe, bandi basoma impapuro nyine z'abanditse. Ndangije ngiye mu gihe bagiye kungeraho, umwana aragagara, umwana ararembura cyane. Abapolisi barambwiye ati madamu umwana dorari marapfa, mwihutishe ku kigo nderabuzima. Ndangije mujyana ku kigo nderabuzima kuko ntago nari impasi nari ntuye nuko abapolisi bahandangiye. None kugenda nta mituweli mfite, ndavuga ati noneho Mana yanjye ndagenda gute nta mituweli mfite, nta ni cyangombwa, noneho ntisinzi uko ndi buhave.
naragiye ku kigo nderabuzima bose bapimye umwana basanga afite umuriro 40, barambwira ati umwana wawe yagagaye tugiye guha transfert ijya i Masaka. Barambwira ati se ko mugiye kuma transfert ijya Masaka kandi nta na mituweli mfite, murabona ndi bugende bite? Barambwira ati umwana wagupireho tugiye gutransfera bazagufunga uzavamo imyaka ishize nyine ubona abaterankunga bakwishyuriye. Ndangije ubwo nyine nagiye ntumvishe amazina nimba ari cyangwa adahari, bahita bantarasifera banjyana i Masaka. Masaka barabati se uje gukora iki? Nje kuvuza umwana yari yandembaye. Ndababwira ati nimumvurire umwana nibindi muzabimbaza yakize. Niturakuvurira umwana se nta mituweli ufite? Ndababwira ati ntayo mfite. Ni none suri Marine? Ndababwira ati nta mituweli mfite, kidano ngo ndi Marine, ni gusa Yesu wenyine niwe uzanyishyurira. Umwana wanjye nta kibazo muzameze hano nta kibazo, ariko umwana wanjye yakize. Umwana araremba, mbabara araremba cyane, mbona ko ntari bumutahane. Muganga aravuga ati se ko umwana wawe arembye kandi nta mituweli ufite, ni umurambura wo kura hano wawishyuriye kandi uravana mu bitaro wishyuye amafaranga. Bamushyira ku mwuka, muganga akayaza ati umwuka umwana wariho arabara 100% 21 ku munsi. Se nkambwira Imana ati wa Mana ushobora byose, wamurenza ari muri koveze n'ubu uramurinda kandi ufite umugambi umufiteho. Gusa ndashima Imana yamwishyura umwana yaje gukira, nkajya mbura abantu banyine bangemurira. Gusa i Masaka hari abaterankunga bajyaga bakagemura ibiryo. Ndavuga ati kubwo njyana umwana wanjye akabajya kandi ari muzima, nibashake bazamezemo mfite umwana wanjye. Gusa ndashima Imana banseze ari kwa kabiri, kwa gatatu bahita haza umuterankunga aranyishyura ndataha. Imana yo mwishyura nihabwe icyubahiro. Katwongere Imana amashyi. Imana yo mwishyura ndayishima. Kwiherezo ryo mu rubuta turimo dusiganirwa kwinjira muri gakondo, tuzabonayo za nshuti zacu zari mu isi zigajya muri gakondo, aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo, zaririmbana n'indirimbo zo kunesha. aho hera aho hera aho hera nifuza kuzagerayo, zaririmbana n'indirimbo zo kunesha. katukomera Imana amashyi menshi. Twiyegereje umushumba mukanya ndaza kumwakira, si ngombwa ko ahita mwakira nonaha. Umukozi w'Imana, Imana ikomeje gukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana imuha umugisha aturutse i Butare Huye, aba yashyizemo esanse mu modoka kugira ngo aze yamamaze Yesu. Ezo umuntu ikiganza umubwire ngo ijambo ryose Imana yavuganye nawe izarisohoza. Mubwire ngo niba ubyizeye Imana izabisohoza mu izina rya Yesu. Nabyumva azamure haleluya, ntacyo bitwaye uze kunzamurira kuri mikrofone. Reka abantu baje gusenga twiyongeze indi haleluya, tuvuge ngo Imana uhabwe icyubahiro. Birinduka urebe uwo muntu mu maso, umubwire ngo nta bintu byari kukumwaza Imana yatwikiriye ntibyakumwaza. Oya mubaze ngo nta bintu Imana yatwikiriye byari gutuma useba ariko Imana ikakurinda ntiwaseba. Nabyumva zamule haleluya. Haleluya. Mubwire ngo rero emera ko Imana ishobora byose, yubahe.
mubwire ngo Imana niyo yakurengeye naho ubundi wari usebye nk'abandi mu izina rya Yesu. Haguruka ubwire abantu batatu, babwire ngo dore Imana igiye kugutabara, abantu baceceke. Haguruka ubibwire abantu, ubabwire ngo Imana igiye kugutabara, abantu nibaceceke. Batatu. Zamula haleluya. Wengera uzamule haleluya cyane. Abantu bavuganye n'Imana twongere haleluya. Mubwire ngo iyakurengeye rya joro nawe yagiye n'ubundi zakomeza kukurengera. Iyakurengeye rya joro ugiye gusheba naho yagiye n'ubundi zakomeza kukurengera. Ya turashimira Imana ko abanzi bacu batatubonye. Turashimira Imana ko bari kuduseka batatubonye. Yego. Mubwire ngo ntabwo bazakubona, ntabwo bazabona amarira yawe, ntabwo bazabona gusheba kwawe, ntabwo bazabona kwandagara kwawe, ntabwo bazabona bateje cyamunara, ntabwo abanzi bazabona gwasa. Haleluya. Cyari bikugwanya mu izina rya Yesu. Iyi cyari Imana iguha umugisha. Mana nyiribihe we, somera mu gitabo cya Luka igice cya mbere, tusome umurongo wa 5. Luka igice cya mbere, some umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Kadusome mu izina rya Yesu. Titire y'amagambo iravuga ngo marayika ahanurira Zakariya. Marayika ahanurira Zakariya. Marayika ubu ntahari, ni njye uhari, nanjye ngiye kuguhanurira. Ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya. Ku ngoma ya Herode umwami witwa w'Iyudaya. Hariho umutambyi witwaga Zakariya. Hariho umutambyi witwaga Zakariya. Wo mu mugabane wa Abiya. Wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeth. Komeza. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana. Bombi ngo bari abakiranutsi imbere y'iki? Y'Imana. Bagendera mu mategeko. Ngo bakagendera mu mategeko atunganye by'umwami Imana, byose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana, ariko bari bafite igishako cyo kutagira umwana, kandi bombi bari bageze mu za bukuru. Iyo cyari Imana iguha umugisha. Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo Imana ikeneye gutindana n'Imana. Tugiye kuganira ijambo mu minota mike, yanze nakira umukozi w'Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gutindana n'Imana. Watinze aho udakenewe, utindana n'abasinzi, utindana n'abantu utakabaye utindana nabo. Muhereze ikiganza umubwire ngo Imana ikeneye kutindana n'Imana. Birivuga ku mugabo witwa Zakariya. Uyu Zakariya yabayeho ku ngoma y'umwami Herode, ariko yari afite ikibazo cyo kubura urubyaro. Biriya yatubwiye ngo yari afite umugore witwaga Elizabeth. Arangije ngo babura urubyaro, afata icyemezo cyo kujya mu nzu y'Imana. Biravuga ngo Zakariya atindana n'Imana. Mubaze ngo watindanye na bangahe? Watindanye nande? Zakariya atinda imbere y'Imana. Zakariya umubabaro we wamenywaga n'Imana. Yo, mubwire ngo ntuzongere kurira aho utagomba kuririra. Ntukarira aho utagomba kuririra. Juririra mu nzu y'Imana. Abanzi bawe ntibazabona amarira yawe, abakugwanya ntibazabona umubabaro wawe, abagusebya uzirinde kubasekera imbere. Bwira ngo manuka ujye mu nzu y'Imana upfukamusenge. Zakariya aragenda atinda imbere y'Imana. Nuhura n'intambara zikurenze, ujye ugenda mu nzu y'Imana utura umubabaro wawe Imana. Reka gutura umubabaro wawe abantu nabo kukumvira ubusa, abantu nabo kugusebya. Jya umanuka utindane n'Imana.
wereza ikiganza umubwire ngo twindana n'Imana. Gutindana n'Imana. Watindanye n'abantu barakuvuga, utindana n'abantu baragusebya. Iyo utindanye n'abanywi b'inzoga nawe unywa inzoga. Watindana n'abanyamasengesho nawe ugasenga. Watindana n'abanyamagambo nawe ukaba umunyamagambo. Oya, tinda imbere y'Imana. Abagiye gutinda imbere y'Imana, haleluya. Iyo utindanye n'abantu b'Imana nawe uba umuntu w'Imana. Iyo wicaye mu kabari nawe unywa inzoga, wavuga ko wagiye mu kabari gushakamo icyo utanywa inzoga. Ejo narabwirije bwiriza ku jambo rivuga ngo Imana iguhe Simoni. Imana iguhereze nde? Uyu mugabo witwa Simoni yararimo aragenda ngo Yesu bari bamwikoreje umusaraba. Yesu yari afite abantu benshi be bamuri inyuma, ariko bose nta mumaro bari bamufitiye kiriya cyo. Ndagira nkubwire ngo nawe ufite abantu bakuri inyuma ariko ntaco bakumariye. Ukeneye umuntu umwe umenya imibabaro wawe, akamenya agahinda kawe, akamenya ubukene ufite, akagira icyo abikoraho. Muhereze ikiganza umubwire ngo Imana ikuzanira umuntu umwe uruta abantu bose. Abafite telefone ya WhatsApp, iyo urebye kuri sitati yawe ushobora kurebwa n'abantu barenga 500, ariko bakagusohora mu nzu bose nta nicyo bakumariye. Ariko ushobora kugira inshuti imwe ikakurutira abantu 500. Imana ikuzanira umuntu umwe wenyine ugira icyo akora mu buzima bwawe. Yesu ngo ari kugenda ku musaraba, ngo Simoni ahura nawe, abantu bose be bari kurira bavuga bati yo umwami wacu agiye kubambwa, ariko ntacyo bari bafite bamubarira. Ngo Simoni abyitegereze aramubwira ngo ntabwo narira nkabo, reka basi mwikoreze umusaraba. Nagera i Gologota arigwariza, ariko turi mu nzira reka muruhure. Imana ikuzanira umuntu kuruhura. Imana ikuzanira umuntu umenya umubabaro wawe. Imana ikuzanira umuntu umenya amadeni ufite. Imana ikuzanira umuntu umenya amarira urarurira. Zamura haleluya umwakire. Imana ikuzanira uwo muntu. Mubaze ngo mu nshuti ufite n'iki bakumariye? Mu nshuti ufite n'iki bakumariye? Hari ikibazo byawe babikozeho se? Uyu mwanya Imana iteze isesema abantu bakuruki. Mugabo witwa Yona, Mana yari mutumye Nineve ngo agere mu nzira, yanga kujyayo. Imana iramubwira ngo nubwo wanze kumva hari ahantu nzakumvishiriza. Hari igihe Imana ikubwira gusenga wabyanga, ukazasenga akaguru kageze gutya. Hari igihe Imana ikubwira ngo byuka usenge wabyanga, ugasenga kanseri yakwatatse. Hari igihe Imana ikubwira ngo haguruka usenge, ugasengeshwa n'ibibazo. Kandi iyo usengeshwa n'ibibazo ntabwo Imana yakura ibibazo imbere yawe. Iyo usengeshwa n'amadeni, Imana iguhozaho amadeni kugira ngo uzahore mu nzu yayo. Iyo usengeshwa no gutinya abarozi, Imana iguhozaho abarozi kugira ngo uzajye ubyukira mu nzu yayo. Saa kuma umurozi akaguhagurukira akakoherereza ihembe, ukaza mu nzu y'Imana uti profete mbabarira unsengere do hano camfashe, kagukoraho kikagenda gikize, ejo kikagaruka kugira ngo uzahore mu nzu y'Imana. Mubwire ngo uzirinde gusengeshwa n'ibibazo. Nusenga kubera ibibazo ntabwo Imana izabikuna imbere yawe, nibyo bituma uhora mu nzu y'Imana. Rufi rumira umugabo witwa Yona, ngo Yona agere mu nda y'urufi afata icyemezo cyo gushaka mu maso y'Imana. Yona ngo arasenga, asenga umunsi wa mbere, urufi ntigwagira icyo ruba. Asenze umunsi wa kabiri, Yona atangira kuzura umwuka ari mu nda y'urufi. Kera abarokore hari ukuntu twajyaga tuzura umwuka gutya, murabyibuka? Buriya rero biravuga ngo umwuka ugengwa na nyirawo. Hari ukuntu abarokore bajyaga buzura umwuka kabona yafatiyeho neza neza. Yona ngo yuzura umwuka ari mu nda y'urufi. Uko yuzura umwuka agakubita inkokora mu nda y'urufi, uko yuzuye umwuka
ibintu bye bigahinduka. Urufi ruravuga ruti uyu mugabo namize ni mugabo umeze ute kweri. Ageze ku munsi wa gatatu atangira gusirimbira mu nda y'urufi. Urufi ruravuga ngo uyu mugabo namize ntabwo amirika. Icyampa uyu mugabo akamva mu nda, ubwo ni urufi rwabisengaga. Nyemerera tuze gusenga Imana, umurozi ajye kwicuza impamvu yakuroze. Abakugwanya bicuza impamvu bakugwanya, abakwambuye bicuza impamvu bakwambuye. Umva itangazo, Imana igiye kugukorera igitangaza, abanzi bawe batangire kwicuza. Imana igukorera igitangaza gituma abanzi bawe basubiranamo. Urufi rutinamiza umugabo utamirika, rujyana Yona, rujya kumuruka hakurya y'inkombe. Ruravuga ngo si umugabo nkize. Reka nkubwire, hari abantu tugiye guhagama, hari abantu tugiye guhagama, tukababwira duti mwabikoze Yesu ataramara kudutabara, tukababwira ngo uyu munsi ni twebwe namwe. Ubu hari abantu bataje hano gusenga, baje kureba umuhanuzi. Ariko reka mbabwire, njye ntacyo mfite nabahereza, ariko Yesu hari icyo yaguhereza. Wazana agahinda ukagatahana, ariko uje ugapfukama mu maso y'Imana. Naho naguhanurira cyangwa n'abari ntibaguhanurire, nugera mu nzu y'Imana ujye wiga gusenga, ujye wiga gupfuka, mubwira Imana ngo Mana, nta wundi muntu wandengera, nta wundi muntu naje gushaka hano, mbabarira nkeneye kubona mu maso yawe. Amen. Iyo usenga ubesha Imana nayo irakubesha. Mubwire ngo nusenga Imana ufite amanyanga nayo izagusheshenga umugisha. Ubu dufite abantu benshi hano bari hano bafite amasezerano atariyo. Mufite amasezerano y'amahuri. Mubaze ngo ufite amasezerano y'ukuri cyangwa n'amahuri? Dufite abantu benshi bari hano badafite amasezerano y'ukuri, bafite amasezerano y'amahuri. Kandi ubu dufite abarokore bari hano birirwa bacumuzwa n'abahanuzi. Ubu uwahagurutse umuntu hano yakubwira ati naravuze ko nazasubira mu nzu y'Imana kubera abahanuzi. Uzi ikibibatera? Musengera aho mudakenewe. Akajerekani k'amata murakaze? Murakazi mwese? Muzareba akajerekani k'amata ariko kigezemo amata ariko akaza kuvamo, ukagashira hariya batarigeze bakoza, ariya mata yaravuyemo. Uramutse ugafunguye ukihumurizamo, ntiwakumva karigezemo amata? Wumva ko kigezemo amata ariko amata ntayabagize gute? Neneho hari abantu mu mwuka nabo bameze gutyo. Imana yakoreshaga yamara kubakoresha bakagomera Uwiteka, bamara kugomera Uwiteka igitereko cy'Imana ikagikura muri bo. Yamara kugikura muri bo kubera ko abantu badakeneye gutakaza agaciro ko kuvuga ngo Imana yavuze itavuze. Iyo muhuye arakubwira ati Imana irabishohoje, ugategereza icyo Imana izakora ugaheba. Kubera iki? Umwuka w'Imana waragiye, wa muntu asigaye yikoresha umwuka w'Imana yaratakaye kera. Yagupakira amasezerano nawe ukagenda ngo mfite amasezerano kumba ari amahuri. Nkwibutse iki kintu, ntabwo Imana izakubwira ngo iragutabaye usambana, ahubwo uzamenye ko irakwicika kurangiza. Iyo Imana ivuganye nawe ukeneye kugira ngo ubanze ugire umutima wihana. Mubwire ngo ukeneye umutima wihana. Hari abantu bakeneye umutima wihana, mubwire ngo Imana ikubabarira ibyaha byawe byose wakoze. Wikomera amashini mu byumvise. Icya kabiri, ni bande bakeneye amafaranga hano? Bazamura ibiganza. Ukeneye amafaranga? Aha, ni mwese. Mubaze ngo amafaranga ukeneye Imana iramutse yaguhaye mu by'ukuri wayakoresha iki? Ubu nona mama haguruka nkubwire, uyu mwanya Imana iramutse iguhaye miliyoni 100 wazikoresha iki? Wagura isambu ukajya uyihinga. Wowe uri umuhinzi nakumvisha. No kuvuga
uretse mbabwire, urumva byose atangiye kubipfundikanya nona. Mbere y'uko Imana uyisaba ikintu, banza utegure ngo iki kintu ni cyiza, nzacyitwaramo gute. Mubwire ngo banza witware nk'uko ushaka icyo kintu. Murimo muranyumva? Wowe ukeneye ko Yesu aguhereza, ariko wowe ntukeneye gukizwa, nta nubwo ukeneye kumuhereza. Ntabwo ibyo bintu byavamo. Mubwiye ngo ukeneye guhura n'Imana. Mana mpereza amafaranga. Ayo yaguhaye wayamajije iki? Si we yajyanye mu bapfumu? Ugasanga umuntu ari hano yicaranye n'umuntu uraburara, afite ibyo kurya mu rugo, ukumva umuntu aramubwiye ngo mukozi w'Imana ngo wansengeye kwinzara inyishe, nawe ukajyaho ugapfukama mu izina rya Yesu, nirukanye umwuka w'ubukene, nirukanye umwuka wo kuburara. Ko ufite akawunga ibiro 5 mu rugo, wabanje ukamuhereza kimwe. Ubu wasanga wicaranye n'umuntu waje gusengera inkweto, kandi wawe mu by'ukuri akabati kuzuye inkweto. Ukumva uruhande rwawe waricaye, Mana wambabariye ukamba inkweto, kandi wowe urazujuje. Umunsi umwe twigeze tujya gusenga, hari umudamu wari ufite ikibazo cy'ibihumbi 100. Umugabo twe turi kumwe yari afite ikibazo cya miliyoni 40. Arangije uwo mudamu agasenga, Mana mpa ibihumbi 100, Mana mpa ibihumbi 100. Twese twe twajyanye gusenga. Umugabo aramubwira ati mbabarira ureke kunsakuriza. Undi ati ntabwo ndareka gusakuza, kuko ikibazo cyanjye nanjye kiraruta icyawe. Wowe ukeneye amafaranga menshi, ariko njye ni ibihumbi 100, kandi baransohora mu nzu. Mana mbabarira mi ibihumbi 100. Umugabo aramubwira ati ceceka, akira amafaranga. Ibihumbi bingahe? 100. Icyifuzo cyawe nikirangire, noneho twatake cyanje. Umugore, Mana muha amafaranga miliyoni 80. Umugabo mu minsi 3 Imana yamukubise miliyoni 80. Kubera iki? Yagize iyerekwa ryo guhereza umukene. Nusaba iyerekwa ryagutse, Imana izakwagura. Nusaba imenya n'ibintu biciriritse, nawe uzahora ukiriritse. Icya kabiri, mubwire ngo ugomba kwisobanukirwa mu buzima bwawe. Imana iguhe kwisobanukirwa. Hari igihe umuntu aba afite nk'ibihumbi 20, agatega igare rimukura Kanyonyombe rikamujyana mu Gasyata. Imodoka ikugongeye ku gare, n'amafaranga ufite wayajyana he? Ugasanga umuntu ari kubwira Imana ngo Mana wampaye inyama zo kurya. Imana reka mabwire, nufata Imana nk'inyandege nke izagusubiza nk'inyandege nke. Wowe uri kubwira Imana ngo niguhereze inyama zo kurya, Mana nke n'ibihumbi 5 byo kurya. Imana yirangije igira gute? Ikabiguhereza. Aho kugira ngo uje kugura inyama nk'uko wazisabye Imana, ukajya kugura imifupa. Uwo ni umwuka w'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mubwire ngo Imana igukureho karande y'ubukene. Ubu wasanga hano hari abantu bafite ibitenge mu rugo iwabo babuze niyo babishira, ariko ukaza wambaye igitenge gishaje cyanacuyutse. Ubundi uramutse upfuye babigushiraho. Mubwire ngo ugomba kwisobanukirwa. Hari abantu bemeye ko bagiye kwisobanukirwa. Duhereze Imana icyubahiro. Hari abantu 4 ukeneye mu buzima bwawe. Umuntu wa mbere ukeneye umutambyi. Mubwire ngo Imana iguhereze umutambyi. Icya kabiri, ukeneye umuhanuzi. Mubwire ngo ubuzima bwose uzabamo, Imana izaguha umuhanuzi uziyerekwa ryawe. Icya gatatu, ukeneye umuntu, umubyeyi utura agahinda kawe. Mubwire ngo Imana iguha umubyeyi ukumva. Imana iguha umubyeyi ukumva. Imana iguha umubyeyi wumva amarira yawe. Wa wundi uragenda ukabwira ngo ibibazo ko byanshanze ndagira nte, ntakumvira ubusa ahubwo akagufasha. Mubwire ngo uwo muntu arakenewe ku buzima bwawe. Umuntu wa 4 ukeneye umuterankunga. Imana iguha umuterankunga muri iri teraniro. Ayo mashara y'Imana wayakoma. Imana iguha abaterankunga mu izina rya nde. Mukomange mu kiganza umubwire ngo Imana ikuzanira umuterankunga. Atubwiye amagambo meza.
reba uwo muntu mu maso umubwire ngo ntabwo waruhiye ubusa. mubwire ngo icyo waje gushaka Imana irakiguhaye. haguruka ku maguru yawe twirukane iyo ndwara yananiranye. ngiye gusenga Imana mu minota mike. abantu bicaye mwese muze guhaguruka uretse umushumba. haguruka ku maguru yawe nirukane iyo ndwara yananiranye ku buzima bwawe. ndaje ntabwo ninayasengera ndaje. terasi etemoria kingiraho urwo rugi. tugiye gusenga Imana. ngiye kwirukana dayimoni yabaye karande ku buzima bwawe. uwo murozi uhora ugutera ngiye kumwikwirukanira. abo bantu bishize hamwe nk'itsinda bahora bakuroga baraje bagaragare. iyo ndwara wagwaye iraje igaragare. uwo mugongo uhora ukurya uraje ukire mu izina rya Yesu. iyo kanseri ntabwo wasinyiye kugira ngo uhore ubabaye iraje irangire. vuga ngo mwami Yesu, guhera uyu mwanya imbaraga zangwanyaga, mukuri hana gatuti, imbaraga zangwanyaga uyu mwanya zigiye kundekura. wa mahembe we subira kuba yakoherereje. wa mbaraga we wowe wafataga ubuzima bwanjye, guhera uyu mwanya ugiye kundekura. igihe maze ngwaye, igihe maze ndara nabi, igihe maze ndara mbabaye, iyi ndwara igiye kundekura. vuga ngo Yesu, mbohora. muzamura ibiganza byawe. aho uhagaze ngiye kohereza umwuka w'Imana, protokole muze kuba hafi. tugiye kwinjira mu isaha yo kubohoka. iyo ndwara yawe igiye kubohoka. ubwo burwayi bwabaye karande bugiye kukurekuza. oriatalaka satalaba. Imana igiye gushyira iherezo kuri ubwo burwayi bwawe. Imana igiye gushyira iherezo kuri iyo diyabete yawe. Imana igiye gushyira iherezo kuri iyo kanseri yawe. Imana igiye gushyira iherezo kuri uwo mugongo wawe. uwo murozi uhora ukuroga agiye kwivuga. uratangira ndabara gatatu uvuge ngo Yesu. subiramo ngo Yesu, mbohora izi mbaraga zangwanyaga uyu mwanya nizinde kure. vuga ngo Yesu, mbohora. vuga ngo Yesu, mbohora iyi ndwara nimveho. hombeka amaso yawe, komeza uzamura ibiganza. urakomeza uvuge Yesu. abadayimoni batinya izina rya Yesu. abadayimoni batinya izina rya Yesu. vuga ngo Yesu, komeza uvuge Yesu. guhera uyu mwanya nohereje imbaraga z'Imana uhagaze. nirukanye imbaraga z'abadayimoni ku buzima bwawe. nirukanye imbaraga za kanseri ku buzima bwawe. urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. iyo kanseri yafashe ubuzima bwawe, iyo diyabete yafashe ubuzima bwawe, ndayitwika mu izina rya Yesu. urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. ngize imbaraga z'Imana uhagaze. nohereje imbaraga z'Imana uhagaze. nirukanye uwo mupfumu, uwo murozi w'urukuruga. urahiye dayimoni. ngize imbaraga z'Imana muri uwo mugongo. ngize imbaraga z'Imana muri iyo nda. urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. komeza hamagara izina rya Yesu. izo mbaraga zirakurekura, ayo mahembe arakurekura, izo diyabete zirakurekura. urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. komeza hamagara izina rya Yesu wote. iyo kanseri protokole mujye mu bantu. urahiye dayimoni. izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. urahiye dayimoni. komeza hamagara izina rya Yesu. uwo murozi arakurekura, uwo muntu ukurwanya arakurekura. ngize imbaraga z'Imana,
ngize imbaraga z'Imana komeza uvuga izina rya Yesu komeza uvuga izina rya Yesu urahiye dayimoni abo bantu mubaterure mubazane urahiye dayimoni ngize imbaraga z'Imana ku buzima bwawe ngize imbaraga z'Imana ku buzima bwawe ya komeza uhamagara izina rya Yesu abantu barimo barabohoka iyo ndwara irakurekura iyo diyabete irakurekura uwo murozi wakuroze uwo murozi mubona mufashe urahiye wa murozi we urahiye wa murozi we urahiye wa murozi we ya komeza uvuga izina rya Yesu mubaterure mubazane ya komeza uhamagara izina rya Yesu Riatalaka satalaba Oriatakataka Eriaka satalaba urahiye dayimoni komeza uhamagara izina rya Yesu 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 urahiye dayimoni urahiye dayimoni ya wakasesa muri biganza vuga izina rya Yesu vuga izina rya Yesu urahiye dayimoni izo mbaraga ndazifata abo badayimoni bakutera ndabirukana mu izina rya Yesu komeza uhamagara izina rya Yesu izo mbaraga ngizo ya hamagara izina rya Yesu hamagara izina rya Yesu hamagara gukora kw'Imana izo mbaraga zigutera izo zirara zigusamanya wa murozi urahiye wa mbaraga urahiye wa mahembe urahiye wa bitega urahiye komeza uzamura ibiganza byawe sakuza uvuga izina rya Yesu ukuvuga izina rya Yesu ni kubohoka Rikatalaka satalaba Oriatala sakata komeza uhamagara izina rya Yesu ngize imbaraga z'Imana ndasohereje nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwawe nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwawe nohereje imbaraga z'Imana nohereje imbaraga z'Imana urahiye dayimoni zamura ibiganza byawe ndashaka kuzamura ibiganza ntabwo mwese n'abakoraho ngo mbirangize wowe zamura ibiganza byawe ngiye kohereza imbaraga z'Imana uwo mutwe ntabwo uzongera kukujya ibyo bikujya muri iyo nda ntibizongera ibikujya muri uwo mugongo ntibizongera ibikujya mu nda ntibizongera ibikujya muri ayo maguru ntibizongera ibikukujya aratara iyo nyatsi baguteshe ya Yesu nohereje imbaraga z'Imana urahiye dayimoni urahiye dayimoni ngize imbaraga z'Imana aho uhagaze zubuze ibyo biganza izo ni imbaraga z'Imana izo ni imbaraga z'Imana zirabohora ubuzima bwawe zirabohora ubuzima bwawe nohereje umuriro w'Imana nohereje umuriro w'Imana nohereje umuriro w'Imana ngizo dayimoni uva mu bantu dayimoni rekura uwo ni umuriro w'Imana izo ni imbaraga z'Imana izo ni imbaraga z'Imana ibyo bigutera birakurekura izo mbaraga zirara zigusamanya izo mbaraga z'abapfumu izo mbaraga z'abayekarande ku buzima bwawe zikurekure komeza uzamura ibiganza byawe kila kosa katara Jesus telasa anotaiba vuga ngo Yesu bohora fata ku mutwe wawe vuga ngo Yesu bohora uyu mutwe wanjye nukomere imbaraga zintera nizinde kure ibindya ngaho hamagara izina rya Yesu rero hamagara izina rya Yesu ukuri gusenga n'ikimana kubohora izo mbaraga zagufashe ayo mahembe bakoherereza ibyo bigufata muri iyo nda urahiye dayimoni urahiye dayimoni rekatarabasakataya oriakaria bababasaka oriatakasa Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Tangira usenge aho ngaho uhagaze senga. Senga wowe ubwawe senga. Senga amasengesho ugendagenda. Senga amasengesho wirukana imbaraga zikurwanya. Senga amasengesho wirukana izo karande. Senga amasengesho wirukana. Senga ukoma amashyi. Senga ukoma amashyi. Wirukana izo mbaraga. Wirukana izo karande. Wirukana umwuka w'ubushomeri. Izo mbaraga zigutera. ukuri gusenga n'ikimana iri kukubohora
ukuri gusenga niko Imana igiye kugutabara, ukuri gusenga niko Imana igiye kugukuraho igisuzuguriro. Hamagara izina rya Yesu, hamagara izina rya Yesu. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge, wirukane dayimoni. Imana ibahe umugisha. Mwese mutunga ikiganza hano, mwese faya, mwese faya. Wambaraga we nonaha guhera umwanya ndagutegetse, wambaraga we ndagutegetse nonaha. Mwese mutunga ikiganza hano, wambaraga we uturuka he, wambaraga we uturuka he, wambaraga we uturuka he. Ndagutegetse vuga mu izina rya Yesu, noheresha umuriro w'Imana mu maguru yawe, noheresha umuriro w'Imana mu nda yawe, noheresha umuriro w'Imana, noheresha umuriro w'Imana. Ndagutegetse fire, mwese fire, mwese fire, mwese fire. Guhera uyu mwanya izi mbaraga zari ku buzima bwawe, kugarura uyu buzima. Uyu murozi wakuruza ndamwirukanya. Izi mbaraga zaguteraga ndazirukanya. Ayo maguru yawe nyashizemo imbaraga, ubuzima bwawe ndabugaruye. Abifuzaga ko wasara ndabirukanye. Umurozi wari waraguhagurukiye nonaha tikatalasitepaye nave mu mubiri wawe, nave mu mugongo wawe, nave mu nda yawe, nave mu maguru yawe, nave mu maboko yawe. Komera Yesu amashyi amubohore. Tayasitaya. Guhera uyu munsi imbaraga zahigaga ubuzima bwawe zirarangiye. Mumurekure Yesu aramubohoye. Tikosha legasi. Komera Yesu amashyi. Nawe hari imbaraga zagwanyaga ubuzima bwawe, kuva uyu mwanya zirarangiye ntizizagaruka ukundi. Imana itabaye ubuzima bwawe. Bari bashaka ko basara, Imana irambwiye ngo ntuzasara. Tukomere Yesu amashyi menshi. Ayo mashyi n'abaraye Imana twongere tuyakome. Shimwe Yesu. Mbega twaha Yesu amashyi menshi. Haleluya. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Imana ni nziza. Amen. Imana irakora. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Ngiye kwigishaho iminota mikeya. Hereza uwo muntu ikiganza, umubwire ngo Imana igukoreye mitasiyo. Uyu mugoroba Imana igiye kugukorera mitasiyo. Mitasiyo murabizi ni uguhererekanya. Yego murabizi. Imana irambwiye ngo abari bafite wawe mugiye kuwuhererekanya. Abari bafite igisubizo cyawe mugiye guhererekanya umugisha wawe. Mubwire ngo Imana iguhaye umugisha wawe maze igihe kinini usengera. Imana iguhaye umugisha maze igihe kinini usengera. Imana igiye kugukorera mitasiyo.
abari bagukuye mu kazi bagiye kukavamo ugasigaramo, abari bicaye mu ntebe yawe uyivemo bayiwicaremo. Imana igukorere imitasiyo. Zamura haleluya. Gloria talako sakiteya. Inkiko z'Iyeriko ziraridutse ku buzima bwawe. Mubwire ngo Imana irituye inkiko zawe. Inkiko z'Iyeriko ziraridutse. Sema amen. Sema amen. Ntabwo nje kwigisha. Hari abari bategereje kuseba, hari abari bategereje kugiye kumwara. Nawe warebaga inzira zawe zose ukabona ugiye kumwara. Ibintu byose waragerageje gukora byaranze. Amadeni yirigwa iwawe kandi ukora. Uriho mu buzima bubi bukugoye. Imana iravuze ngo igusohoye muri ubwo buzima. Vuga ngo nakiriye gusohoka muri ubu buzima. Sema haleluya. Imana igusohore muri ubwo buzima. Imana igukureho umubabaro. Imana igukureho amadeni. Imana igukureho ubuzima bubi. Vuga ngo ndabyakiriye nonaha. Vuga ngo nakiriye igisubizo cyanjye. Nakiriye umunezero wanjye. Nakiriye gukomera. Tuzamure haleluya. Telakosike. Mahaguruke hano uri mahagaze. Jya guhanura iminota itarenze 5. Jesus. Ninangiza dusenge. Te pastise Marigol. Papa. Wino hano. Bakumpere mikoro. Tela haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Nakomeje gusenga. Imana imbwira ibintu bitatu. Icyambere, imyaka yose umaze ugwaye, nimugoroba saa moya n'iminota 40 urabona ikimenyetso cy'ingwara wari ugwaye ko yamaze kukuvaho. Wow. Amen. Amen. Jesus. Iyi ntabwo ari inda kubera kubyibuha. Iyi nda yawe ntabwo iriho kubera ko wari ibiryo byinshi cyangwa kubyibuha. Imana yambwiye ngo n'amazi yuzuyemo. Nibyo. Urabizi kuko nabonye imbaraga zikuriho ntabwo zishobora gutuma ujya kwihagarika nk'uko abagabo bajya mu bwiherero. Yego. Ntabwo bishoboka. Umaze igihe kingana icyo utihagarika? Twagwaye mikrofone egera. Maze nk'imyaka igiye kugera muri 4. Imyaka ino utajya ku bwiherero? Ntabwo nihagarika. Uyu mugoroba urajyayo niko Imana imbwiye. Amen. 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 Zamura haleluya. Amen. Amen. Kubera ko impyiko zawe zose zaraboze, zimaze kubora, babona ugenda ariko ibyawe byararangiye. Jesus. Wari uriho utegereje urupfu. Uza hano wavuze ngo Mana ndagiye. Njye hariya ariho hanyuma njya kuko ndabona ubuzima bwanjye bwaranze. Jesus. Yego. Niko bimeze. Kuva uyu munsi vuga ngo leo Imana ikijije ubuzima bwawe. Yego. Imana ikijije ubuzima bwanjye. Jesus. Kuwa gatanu uzaza hano uje gushima Imana. Yego. Amina. Kuwa gatanu uzaza hano uje kuvugiriza Imana impondo. Niko bimeze. Kubera ko Imana irambwiye ngo sete kite man gose. Namwe murebe umugabo umeze gutya. Oh my God. Jesus. Reba uwo muntu umubwire ngo umubiri n'amazi ameneka ntayogo, jya wubaha Imana yonyine. Yego.
kuva uyu mwanya imana iragukijije amena ndabyakiriye. abantu benshi bazatungurwa n'ukuboko kw'imana. duha imana icyubahiro gikomeye cyane. abantu benshi bagiye gutungurwa n'ukuboko kw'imana ku buzima bwawe. mbega utungurane mu izina rya Yesu. abagiye gutungurana dutere haleluya. abagiye gutungurana dutere haleluya. umva ijambo imana ivuganye nanjye. yosefu baramufashe bamujugunya mu rwobo bari bazi ko azapfiramo. abategereje kuzapfira muri izo ntambara ntabwo bazabibona. abategereje kuzapfira muri uwo mubabaro ntabwo bazabibona. abategereje ko izo ntambara zizaguhitana, imana imanutse kugutabarira muri izo ntambara. ntacyo zizagutwara, ni imana ishobora byose. ijambo rirambwira ngo babandi bategereza yuko Pawulo ari bubyimbe cyangwa ari bupfa akindutse, ngo ariko bamaze umwanya munini babitegereje babona ntacyo baye, barahindukira baravuga ngo ni imana. abategereje guseba kwawe ntabyo bazabona. abategereje kubona urugo rwasenyutse ntabyo bazabona. abategereje kubona wasohotse muri iyo nzu ntibazabibona. abategereje kubona bakwirukanye mu kazi ntabwo bazagira gute. duhe imana icyubahiro. haleluya. hari umuntu muri iri teraniro ucuruza, arimo aracururiza ahantu ku kabarabara, ahantu ku muryango w'umuntu aracuruza ubuntu budasobanutse. naze hano mvugane nawe. umuntu ucuruza akaba acuruza ubuntu budasobanutse, arimo aracururiza tola kostifaria. dukomere imana amashyi. tugiye kubatunga ibiganza tubwire imana ngo nibahe akazi, tubwire imana ngo nibakure mu buzima bubi. kuva uyu mwanya nimugende mukora, imana ibahaye icyo gukora. kuva uyu mwanya imana ibakuye mu buzima mwapfundikanyaga. Yesu arangije ibibazo byanyu. Yesu arabatabaye. Yesu otalasite shakite mari. kuva uyu mwanya arabarengeye. mama ngwino hano, wowe nyuma yawe, wowe mumuhere mikorofone. mutware wawe ari he? ntago mbizi. uri kunyura mu buzima bukugoye kandi ubu buzima burashaririye. imana irambwiye ngo ntacyo kurya ufite mu rugo rwawe. icya kabiri, n'ahantu wabaga bamaze kugusohora bakwirukanye kubera kubura amafaranga yo kwishura. waraye hehe? mu butayu. waraye mu butayu kubera kubura amafaranga yo kwishura. tunga kamera hano. umuntu wese unteze amatwi ari kuri kamera, ndabitegetse nk'umuhanuzi w'imana, ku wa gatanu hari umuntu imana izakoresha akakwishurira amezi 5. kandi nonaha inzu ubamo ni yangahe? yabaga mu nzu y'ibihumbi 20 ijya kwiyicarira. ufite 2 n'igihumbi nzanire hano. mujye musenga, ariko musenge amasengesho afite imirimo. hari undi mudamu nawe birukanye mu nzu, ari hehe? nawe bakwirukanye mu nzu. nawe nta n'icyo kurya ufite mu rugo. umugabo wasize aryamye. ndaryamye nanjye maze kuba nabyara umwana barandose, bakandoga amahembe. ubwo n'ibyo nakoraga byose birahomba birahagarara. amezi 3 ashize ndi mu buzima. reka mbabwire, amasengesho atagira imirimo n'ubusa.
fata ituro ryawe dushigikira aba bantu. Wazana 1,000, wazana 2, wazana 10, wazana 500, wazana 1,000. Yazane hano turengera abantu b'Imana. Haleluya. Imirimo yabera izibukwa n'imbere y'Imana izibukwa. Tega ibiganza byawe. Gira isengesho ubwira Imana, Imana iguha amafaranga kandi ndi kuyagusabira. Gira isengesho ubwira Imana, Imana iguha amafaranga. Gira isengesho ubwira Imana, Imana iguha amafaranga. Yes. Yes. Zamura ibiganza byawe bwira Imana ngo Mana mpa amafaranga. Mana mpa amafaranga. Vuga ngo kuva uyu munsi umwuka w'ubukene ndawanze. Imbaraga z'ubukene zose zikuveho. Ngo umwuka w'ubukene ku buzima bwawe, umwuka wo kudatunga amafaranga ndawirukanye, umwuka wo guhora usabiriza ndawirukanye mu izina rya Yesu. Uwo mwuka ndawirukanye. Imana niguha amafaranga. Kadukomera Imana amashyi. Haleluya. Komera Imana amashyi. Babadamu babiri baze hano, aya mafaranga nyabahereza. Mbega ntitwakomera amashyi Imana. Ko murarya mwakomeye Imana amashyi, Imana igiye kubagaburira. Haleluya. Bashaka mwakire muyabare mwebwe. Mwicare ahangaha muyabare. Muyabare yose nimurangiza mumbwira umubare wayo. Nyabagabanye nyabahe. Siko bimeze yemwe? Yego. Ababyishimiye duhe Imana amashyi menshi. Abantu Yesu yibutse tumukomera amashyi. Imana ijya yibuka, Imana ijya yibuka, Imana ijya yibuka. Ahari kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo umuntu zikagira guterapa. Abemera ko tuzatabagwa tuyongerera amashyi Imana yacu. Tujya dusenga ariko tugira imirimo. Nta mpamvu yo kugira ngo duturishe amafaranga hano abantu bagende baburara. Uyu muntu yaraye hanze kubera ko nyirinzu yamusohoye. Ikibazo kigorana nuzaba uri gusengana n'umuntu ukumva ikibazo afite wagikemura, ujye ugikemura utiriwe umushavuza ngo asenge. Cyo mubwira uti imbaraga ndazifite, reka ngutabare ngufashe. Imana izagutabara. Kandi mwese muri hano ngiye kubasengera Imana mubwire ubutunzi n'amafaranga. Udafite akazi Imana igiye kumuha akazi. Ugafite bari kumugwanya Imana irakuzamura mu ntera. Kuko ntabwo mwagaburira abashonji ngo Imana ntizabibuke. Muhereze ikiganza umubwire ngo uko ugaburiye abashonji n'icyo Imana igiye kukwibuka. Mbega twakongereye Yesu amashyi. Zamura dusirimbire Imana gatoya. Tono nzanira envelope ziri hariya mu gakapu. Aho ngaho kariya. Zambaraga zose zangwanyaga waziribati goro. Haleluya. Ntabubasha bigifite Imigambi yawe singiyabantu. Imbaraga zawe singizaho. Ibidashobokera abana b'abantu. mwambike mu izina rya Yesu. Mbere yawe birashoboka. Uyu mudamu wamuhaye igitenge Imana iguha umugisha kandi Imana ikwiteho. Ideni wari ufite yose araryishuye. Imbaraga zawe kuko we imbere yawe birashoboka.
imigambi yawe si iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. nayo muyashireho Zambaraga zose zarwanyaga baziribagirwa nakire n'ibindi bitenge mu izina rya Yesu n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu muhaguruke muhaguruke birashoboka. reka bahaguruke dukomere Yesu amashyi shyiraho n'aya hanyuma muhaguruke yampereze reka dukomere Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. nawe haguruka ayo mashyi n'abaraye Imana tuyakome mu izina rya Yesu. mutanze amafaranga 29,000 n'amafaranga 100 tugiye kuyabagabanya bagende bajye kugaburira abana. sibyo bene data? hari abantu bumva ko inzara iryana. Imana niguha nawe uzaha abandi, kandi abakoze iki gikorwa ndagira amabwire ngo ntabwo muzicwa n'inzara n'abana banyu, ntabwo muzasabiriza mu izina rya Yesu. Zana ayo ngayo. hano nshima Imana kubw'umuvandimwe wanjye yagize ikibazo arwara kanseri, ariko arwaye kanseri aza kubyimba n'inda. abyimbye n'inda ndavuga ni wa Mana we nuramuka umukijije nzahagarara imbere y'iteraniro nshima Imana. noneho ajya mu bitaro mu Ruhengeri aho bita i Butaro. agezeyo agerayo yabuze n'umwuka baramwongera, ariko ubu mpagaze hano nshima Imana ko umusibe ejo yaje avuga twebwe twari twarangije no kuvuga ngo dutegura y'isanduku. mpagaze hano nshima Imana nubwo atakize ku wa mbere azasubirayo, ariko icyo nicyo kintu cya mbere. kadukomere Imana amashyi menshi ko ariyo yamukijije. mukecuru urasa ku ntego, urasa ku ntego. Haleluya. Amen mama. Nanjye mpagaze hano nshima Imana Cyangugu. waturutse Cyangugu. ariko nshimira Imana yo mu ijuru ko yanyishoboje kugera aha hantu. narahakumbuye cyane, narakumbuye numva ko abantu basenga. ahangaha hari umunyamasengesho usengera abantu bagakira. nanjye ubwo mfite nduhijwe n'uburwayi amava kandya cyane, ko ndashima Imana ko Imana yashoboje kugera hano. nongeye gushimira Imana ko hari impfu nyinshi yandinze, ko yandinze gupfa nkenyutse. Imana ndayishimiye kandi ko yemeye ko ngera aha hantu. ariko mfite n'akifuzo mu muyobozi, mbabarira unsengere. nanjye mfite akifuzo k'agatelefone nanjye katabona muntu ntumva icyambwiye. Imana iduhane umugisha. nawe ufite agatelefone katabona, Yesu aguhe telefone.
Aleluya. amen. Njye ndashima Imana mu kanya nguye hariya ngize impanuka itunguranye mirima hariya numva ncitse umugongo ariko ndashima Imana kuba nkifite imbaraga kandi nari nabwiye Imana ngo Mana nje gusenga ahangaha nubwo mu nzira nagiye mpura n'ingorane nyinshi numvaga ntari buhagere ariko ndashima Imana kuba yangejeje hano ndetse n'ingorane mpuriye nazo hano mu rusengero zikaba zivuyeho. Icyo ni ikintu nshima Imana kandi nkongera gushima Imana mbwira abantu batabyara ngo mwizere Imana izabaha urubyaro. Amen. Nari nubatse nkajya mpora mu makimbirane n'umugabo ariko nkaberwa ikintu kibitera nkajya warambaza kuki udasama kubera iki kandi mfite umwana ku ruhande nkumva nta mpamvu namubwira nta nabona po ndimo ndategereza tubana amezi 6 7 umwaka ugiye gushira induru za buri munsi tukarwana mu nzu buri munsi nanjye nkaceceka ngo abaturanyi batabyumva no mu gipangu ngo basohoke babyumve ariko ndashima Imana umunsi wa mbere nagiye ahantu mu ishyamba njyana n'abamama babiri mbabwira icyifuzo mfite ndababwiye mumbabarire mumfashe gusenga wenda nimbona umwana bizaba amahirwe yo kubaka. Abamama baransengeye ku munsi wa mbere njya kugura test ngo ntesitenge nyine ndebe ko byaciyemo nsanga nta kigenda numva agahinda karanyishe ndavuga ngo Mana basi mitike nibura njye ahantu bita Ifumbwe ku musozi itike yarayimpaye usibye yampaye nkeya ariko nabashije kugerayo. Ifumbwe umusozi narawuzamutse ngeze hagati numva ngiye kuruha ndavuga ngo Mana ndabizi neza nturi busubize ikibazo mfite ntarangije uyu musozi. Imana yamaye imbaraga nzamuka umusozi ndawurangiza ngeze hejuru numva ndaruhutse numvaga ndi buhave bampanuriye ko ndi bubona umwana ariko nahavuye ntabyo bambwiye. Ndashima Imana ko mu minsi 3 narasamye Imana nishimwe cyane. Kadukomere Imana amashyi igitanguro byara ayiwe abakecuru hano desi Imana nishimwe. hereza mikecuru microphone ba. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana yarayindiza impanuka. Noneho naje gusenga naturutse mu karere ka Kamonyi nje gusenga ubu nanjye mfite uburwayi rwose mu nsengeri noneho mfite n'icyifuzo nagiye gushaka kugurisha ubutaka abantu bakabura ubwo nawe cyane ndashaka kugisengera ubu nkazaza gushimira ngayo magambo yanjye mu nsengeri narwaye amaguru umugongo katwongerere Yesu amashyi menshi cyane.